naho ku byerekeranye n'ibingibi bari kuvuga turitse nzagusoraho urwanjye rwenyewe noneho niteguriye nzi uburyo ndi bururwane n'uburyo ndi burutsinde. Systeme yago afite Ah, ni systeme yuko hari yamajije kubakamo abanyarwanda cyangwa abantu bakunda ibikorwa bye ndetse n'abantu b'indindagire, reka mbyite indindagire. ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanishwa ngo screenshot ngo ibiki ngo sijui ngo ngaho ngo amavideo ndakwica ndakubabaza kuri ino shuri ugiye kumenya n'ubwo wagwana. ntabwo mu kanwa k'umuntu ashobora kubwira undi amubwira ko ari bumwice ari bumubabaze. Amakuru mfite ngo simbizi, ntabwo nshaka kuvuga ibivugwa, ariko ngo amashusho ngo ribu yayasanze muri telefone ya Dabiju ngo muyago bayaburamo. Niba Jesus Christ, hari amajwi hari amashusho, basi muduhumurize mutubwire ati twasanze ikirego kidafite agaciro harimo ibipapirano. Nzagushyira ku gatebe fata inkoni ngukubite nk'umwana waneye mu rugo. stand up muhaguruke natwe twirwaneho. Ntabwo mubizi ko muri jenoside yakorewe abatutsi hari abatutsi birwanyeho ebana barahangana ku musozi barakira, abandi nyine barishwe. Ndabaza ubwo uyu muntu uyu muntu uzi ibingibi yanyita iyangarwanda Godfather nkananirwa gusura. Reka. None reka mbabazi abo bandi ko bafite ibyo bagonganiyemo, njye nagonganiye na he n'iyi mayi nagonganiye n'uyu musore ntaho. Nabonye uyu musore fax, uyu ngo faxman ari kubisobanura mu kiganiro yakoze. Uyu musore akora nani ejo bundi, reka mbivugeho, ejo bundi akora igitaramo muri Ntuza, siyaje muri space hano afite ibibazo na Brian. Sinjye wavuze ngo ibyo tubishyire uruhande reka dusapotinga igitaramo. Mwebwe simwe mwikolekitiza amafaranga agera kuri miliyoni 4 tukamusapotinga mu gitaramo cye, mukagurira abahanzi bagomba kuvanze bakaza mukabishyura amatike y'indege. None kuko ngo yaje muri space ikamusapotinga akore ibigize ibibi, akore ibintu nka biriya tubone ibirego nk'ibi ngibi. Yago ni umunyarwanda nkuko Biju ari umunyarwanda. Igihe cya Yago cyo gukora ibyiza no gukora igitaramo twaragisapotinze, kuko abantu bashobora kwibaza ngo Godfather yapfa iki. Nta kibazo mfitanye nawe, nta na kimwe, nta kibazo mfitanye nawe. Ndamutse nshaka kubana na iyo nza kuba nshaka kubaho neza cyaka kugaragara nari guceceka. Tugareke kuri ibi bintu by'ejo bundi biriya by'ejo bundi biriya iriya case y'ura mwana w'Ubugande yaje. Yes, ura mwana yari amaze ntekereza ko amaze nk'amezi 2 ampaye iriya case kuko yabibasobanuriye, niba atari amezi 3. Nabonye mwagiye guprepare mubigira ngo yampaye ibintu bimaranye umwaka. None se ura musaza yarapfuye bahita bampereza ibyo bintu? No, ariko bimeze ibi bintu bimaranye amezi 2, ntabwo nari guhita mpubuka ngo nkore space ako kanya mvuge ngo ngwino ufate platform. No, biriya bintu bimaze prepare. Iki ura musaza apfuye hashize umwaka, ura musore ntekeza yaramenye nko mezi 2 birashize, niba atari amezi 3 arabimpa. Muri ayo mezi 2 ntabwo nari guhubuka ngo mvuge ngo ngwino uvuge. No, nagombaga gufata umwanya wanjye. Iminsi 60 ni igihe kirekire cyane. No, yaje afite amarangamutima, ndavuga agenda gake. Ibi ni ibintu biri sensitive. Before you speak this thing ugomba kumanza wamenya. Mpereza ibimenyetso yarabizanye, mwarabyiboneye kugeza kuri nimero uwo muntu ari gukoresha ibaruyeho. Urimo kumva? Ndavuga ubwo ufite ibimenyetso ukaba waragerageje izindi nzira, ntabwo ngiye ndi kunigana inka, ntabwo ndi kunigana ijambo kandi ukeneye aho kuvugira. Ndaguha uruvugira uvuge. Nari maze prepare une semaine ku bantu tubana muri space hano, mbasobanurira mbabwira ko mfite space y'umuntu w'Ubugande ugiye gutanga ubuhamya. Mujye muri space nakoze za mbere, sibyo? So ibyo ngibi ntantu bihuriye rero. Naho ku byerekeranye n'ibi ngibi bari kuvuga turitse, ntabwo mfite icyo kubivugaho nonaha, kuko ntabwo njya ndwana urugamba ntateguye. Ntabwo narwana urugamba wateguye.
tegura urugamba rwawe uturagurike ururwane, nzagusoraho urwanjye rwenyewe noneho niteguriye, nzi uburyo ndi bururwane n'uburyo ndi burutsinde, ninkwitegura ngo ntari bugutsinde nzaceceka, ariko ntabwo waza ngo ushoreho urugamba mu ruganda hano uze unyatake wariteguye ngo nze ngusubize ndakureka, then I will take my time ngo ushoreho intambara ya nyawe noneho, so wait for me. Ibi ngibi niza gusubira inyuma ibi byose nkabona bikwiye ko ngusubiza, nzagusubiza kandi nzagusubiza nabi kurusha ibyo uri gukora uyu munsi. Ntabwo rero amasaha mbifiteho umwanya byo, icyo mfiteho umwanya ni kimwe, izo ribu nabonye mwese hari mwakoresha amarangamutima ariko mukunda muri bitangaza kabisa, mubonye ko ikintu gifite agaciro cyangwa ikintu kiremere kurusha ibindi. Uyu mwana ntabwo akeneye uburenganzira ko mutamukoreye ubuvugizi. Niba mwababajwe n'ibi ngibi rero, umuntu umwe ni nk'abandi bose, kuko yashyize muri rusange akita abantu inyangarwanda, mwumvishe birengereye, kuko yavanguye uturere mwumvishe birengereye, ariko umuturage umwe niwe ugize n'uburenganzira bwe nk'abandi. Biju wakorewe ibi neza neza ari nk'ibi ngiye mbona nta hantu yutanuye n'ingi muri kuvuga. So nyuma rero yo kuva muri ribu akaza atangaza ko avuye kwivuganira n'inzego, ntacyo bushobora kumutwara, ntabwo ngiye ndibize gusubirayo kandi ngitegereje. Niba twarataginze ribu tuyibwira ko uyu mukobwa yarenganye tukerekana ari amajwi, ntaboneke feedback uragira ngo ngiye njyane ibi ngibi, ntabyo ntwayeyo, mugere mu bitwarayo mwebwe. Come on man. So ntekereza ko ari ibyo abantu mwari mumaze iminsi muri kunzengereza, ndabashubije. Urimo kumva? Ndabashubije. Ntabwo ngewe ndibuze kuvuga kuri ibi bintu, nagende yigaragure. Umunsi nzafata umwanya ngasanga yararengereye, nzaza ahangaha kandi I will make sure kuryame ntusinzire. Icyo ntashobora gukora ni ukora ibigize ibyaha. Urumva? So ndatekereza rero Faxman bite? Yes, ni byiza Godfather. Umeze neza? Ameze neza cyane. Yego. Nakurikiranye ariko kubera ko mfite akazi mu kanya nagira ngo ntange igitekerezo cyanjye. Narabivuze last time mu biganiro nkora yuko hari bamwe mu bantu bazaryozwa ibyo bakora cyane cyane kuri showbiz, cyane cyane ngo turi kuri Yago. Iyo urebye team imuriho ni team y'abantu batazi icyo bakora. Abenshi bareba titre, abenshi bumva intro ariko ntibinjire mu biganiro, bikabakangurira gutukana no kuvuga nabi abandi. Narabivuze muri space wakoze last time, mvuga impact yawe mu buryo bwo gufasha abantu, mu buryo bwo gukangurira abantu bijyanye n'amatora n'ibindi bigiye bitandukanye. Sinibaza uburyo cyagagombye kuba kwita inyangarwanda kandi umwe mu bantu bashobora gukangurira abantu ibikorwa bimwe na bimwe bya leta. Uri kujya ntashaka kujya, urabizi yo nakoze space mbashaka reka wiza kurata inkovi z'imiringa, ntabwo ngiye ntabwo nkurata kuko ntabwo ngewe ntabwo nkuzereka. Urakoze cyane. Reka tuvuge kuri iki kibazo cya Dabiju. Kababaza abanyamakuru, ikibazo ntabwo mwakimenye. Iki kibazo twarakimenye. Iki kirego mwaragisomye? Iki kirego twaragisomye. Iyo urebye systeme Yago afite ni systeme yuko hari yamajije kubakamo abanyarwanda cyangwa abantu bakunda ibikorwa bye ndetse n'abantu b'indindagire. Reka mbyite indindagire, ndaza kubisobanura. Kubera yuko gukora ibintu byiza ntagaruka ari we muntu wenyine ukora ibintu byiza, ariko ushobora gukora bike byiza ariko ugakora n'ibindi byinshi bibi. Bamwe rero mu bantu n'abanyamakuru ndetse n'abakurikira iyi industry, hari bamwe batemera yuko Yago ari umunyamakosa, hari abatabyemera. Iyo urebye buri kiganiro cyose kiri gukorwa n'igitavuga kuri Yago,
urabonamo ngo big energy, ubundi big energy ni ibiki? N'umuntu uri kwitangira ubuhamya bwe busanzwe atavuze kuri Yago, atavuze kuri nde, urabonamo big energy. Bivuze ngo hari agatsiko umuntu witwa Yago yaremye gashinzwe kumanipira buri muntu wese muri ibi bihe. ntabwo nkwemerera uri muzima. Buretse nguhaye the ndagera last ku warning, kintu. nakubwiye jya ku kiganiro, ntabwo nkwemerera. Yego. Ntabwo naje kuvuga umuntu hano, ibyo ngibyo bye biramureba, nakubwiye kuki kizagera cya nyacyo, ntabwo nshaka ngo nyicire space. uri Yego. kunyumva? Yego, ndimo ndakumva. The thing is, njyewe ahangaha nagarutse nti uyu mwana w'umukobwa Rosine agomba Mizero. kubona ubutabera ko ikirego yagitanze tariki 6 z'ukwezi kwa gatandatu. That is my question. Habuze iki kugira ngo niba ibingibi tubona, niba aya majwi turi kumva, ese ntabwo bigize ibyaha? Ibingibi nibyo turiho. Ndi ku kibazo cy'uyu ibyo bindi byo ku distraction yo kuza ngo romva ngo my friend, ntabwo ibyo ngibyo ibingibi byo gushaka kuyobya uburari ntabwo bari bumvane kuri focus. Niba uri ahangaha rero ushaka kugira icyo uvuga, baza uti ese byagenze gute kugira ngo uyu mukobwa watanze ikirego tariki 6, kandi twe ibyo tubona niyo mategeko, ibyo twumvishe aya majwi n'iki kintu n'ibintu turi kubona hano n'aya mashusho yohererejwe yafashe atabizi, tumenye ko bitagize ibyaha, cyangwa tumenye ko icyo kirego cyambuwe agaciro, tumenye ko Yago yarenganaga. Niho ndi winyobya winzana muri ibingibi biri kuba. Ibingibi uzi ukuntu ndi kubibona ibingibi biri kuba se, ibingibi Yago ari gukora ibingibi ntabwo nshaka kubigaruka kuko nta gaciro bifite. Ntabwo ibingibi byo kunyobya ngo bimvane kuri koze maze igihe kirekire mvuga ngo uyu mukobwa akeneye ubutabera. Uyu mukobwa mu by'ukuri watanze ikirego, ntabwo byumvikana ukuntu umukobwa yatanze ikirego tariki 6. Urimo kunyumva? Nyiri gutangira ibi bintu biratangaje. Nyiri gutangirwa ikirego ari we Yago, akibwa YouTube channel nyuma yaho wakajya gutangira ikirego bagakurikirana kikakiro kikajyanwa no mu rukiko, icyo mwana w'umukobwa kikiri pending cyambuwe agaciro. RIB mudufashe, kuko ibi bintu bitewe n'amajwi yagiye hanze, bitewe n'ikirego ukuntu cyagagiye hanze, byakomerekeje imitima y'abantu benshi kubona umwana w'umukobwa w'umunyarwanda akaza akorerwa ibintu nk'ibyo. Mudufashe mudufashe tumenye irengero ry'iki kirego, kuko uyu mukobwa no mu mavideo yakoze yavuze ko afite ubwo abantu atuye Nyamata. Yewe bivuga ko agiye kuba havuye gato, bitewe n'amagambo uyu mugabo yavuze mu magambo ye mu kanwa ke, agira ngo mureke mwumve. Ariko kuri ino shuri ayo mabyi wizanishwa ngo screenshot ngibiki ngo sijui ngo ngaho ngo amavideo kwica ndakubabaza kuri ino shuri ugiye kumenya no wagwana. Ntabwo mu kanwa k'umuntu ashobora kubwira undi amubwira ko ari bumwice, ari bumubabaze, twe tukabyumva ngo duceceke. Umukobwa mu kirego we akavuga ko ubwambure umuntu yamwohereje amashusho y'ubwambure bwe. Ibyo ngibyo rero kuzanga ngo tubireke hanyuma nguze ngo uraza gukanga ngo dufata no. RIB nk'ababyeyi nk'uko musanzwe mubidukorera, turatabaza turasaba uyu muntu ahabwe, tumenye ikiri inyuma y'ibi bintu. Nibyo uyu mukobwa yakorewe iterabwoba? Aya majwi uyu mukobwa yari yafabrice ayashyira hanze, ducika igikuba, muduhumurize. Uyu mukobwa nibyo yarabikorewe, nahabwa ubutabera. Naho ibingibi biri kuza kwataka, ibingibi bizaza nyuma, ibingibi byari kwikaragamo nonaha nzasubira inyuma ngende mbirebe. Urumva nisanga arakoresheje media akanyataka, nanjye nzayikoresha mwataka. Mfasha araturusha kuvuga se, araturusha gucukumbura se? Sava zacu ziruzuye, ariko ntabwo ngiye ndi mwihangana. Uyu mukobwa nabona ubutabera nzaziba, kuko ibi byaba biri kuba nonaha ni ingaruka zo kubumbura akanwa kanjye kavuga ko uyu mukobwa akeneye ubutabera setu. Uyu mukobwa agomba kurenganurwa. Ubwo nyine nzemera ndemvuge nti izi ngaruka nzirengere, cyangwa nanjye njye kwikorera revenge.
kuko ngewe ndamutse ngiye gukora revenge kuri uyu mugabo nashyira ikintu kimwe hanze bagahita bayora kabutindi. Mm. Nafata ikintu U- kimwe u- nkagishyira hanze bagahita bayora kabutindi setu, ariko ntabwo njye biri kungenza. Icyo ndeba ntabwo ndi buve ku murongo ndiho, ntiwongere kungarura mu byo ari gukora nonaha. uramfasha nanga Ibi ngibi ari igitekerezo gukora cyanjye none, kugira ngo njye mu wait a kazi second, wait a mu second, yego mbere y'uko ntago ugenda, bikugaruramo uretse gato, rwose. Mm. uretse gato, mbere rero y'ibyo byose Yego urimo kumva ibi ngibi bari kuvuga ngo ku isi nyangarwanda, ndi kumva yego. nk'ibihuha ntabwo nshaka kubyumva. Ibi ngibi bari kuvuga ngo ngo Mm. haje ivangura turere, ibyo ngibyo bifite aho bishinzwe, bafite inzego bishinzwe, ntabwo ngiye bindeba. Ibyo kunyita inyangarwanda, ibyo ngibyo ntabwo bindeba. Niba ayo magambo yemewe gukoresha mu Rwanda, niba atemerewe gukoreshwa, bafite abazamukurikira, ntabwo ngiye nshobora kubitaho umwanya. Ibindi byose ntabwo ibyo biri buze kumvana ku murongo w'icyo kirego namanitse aho hejuru, ntibiri buze kumvana ku murongo w'aya majwi muri kumva yibwirira umuntu ngo aramwica azamubabaza. Ntabwo muri buze kunyobya ngo mumvane mu murongo, ngo muze ngo ndeke kuvuga ngo space imaze prepare ukwezi, buri space nkoze mvuga ngo ubutabera buhabwa uyu mukobwa, ko Biju yatanze ikirego. Kubera iki ikirego cye byarangiye bite? Ko hano hanze hari amajwi acicikana, bimeze biti? Muting ho gatoya maximum, muting ho gatoya maximum, muting ho gatoya ndi kutuca kuri. So the thing is, icyo dusaba cyangwa icyo ngewe nasaba, niba n'abantu nabonye ejo mwataginze ribi inshuro zirenga magana, nayo ndi kubareba nkumva munteye n'umujinya, ari ugufata akanyita inyangarwanda murumva aribyo biremereye kurusha aya majwi mwumvishwa n'amatwi yanyu, kurusha iyo nyandiko iri aha hejuru, aho umuntu afata ubwambure bw'umuntu yamufashe akabumwoherereza akamubwira ati urongera kubumbura akanwa urasigara udiringa n'ubwambure bwawe, biri mu magambo y'umuntu ari kubyivugira. Kunyita inyangarwanda biremereye kurusha ibyo bintu. Kunyita ngo yanyise umugogwe, kunyinjira muri vie prive yanjye njyewe Godfather, kunyinjira muri vie prive yanjye ukumva nshobora kubiha agaciro bikamvana mu murongo wo kureka. Turasaba ribu nidufashe nk'ababyeyi, batubwire iki kibazo cy'uyu mwana w'umukobwa. Iki kirego umubyeyi wese urimo aha ngaha aramutse asomye kino kirego yaturika akarira. Urafata umuntu mwabanye ukamufata amashusho y'urukozasoni ukayamwoherereza. Amakuru mfite ngo simbizi, ntabwo nshaka kuvuga ibivugwa, ariko ngo amashusho ngo ribu yayasanze muri telefone ya Dabiju, ngo muyago bayaburamo. Niba Jesus Christ, hari amajwi, hari amashusho, basi muduhumurize, mutubwire ati twasanze ikirego kidafite agaciro, harimo ibipapirano. Ariko kuva tariki 3 z'ukwezi kwa gatandatu turi aha ngaha, tuzi ko umwana w'umukobwa yatubwiye ko yavuye ahantu yaratuye i Nyamata, hanyuma duceceke? No, buri space nakoraga nagarukaga kuri iki kintu. Niwe wa mbere? None se ibi bintu ndashaka kubabaza, ibi bintu ko mutabitaginze mu mwaka ushize, ntibyabaye? Sinafashe umuntu hano nawe wari washyize ubwambure bw'umukobwa hanze tukamwamagana, ntiyaje agakora amaspace akanyita umwicanyi? Ndi kubabaza, twamagana amashusho y'urukozasoni yari yaje aha ngaha nabwo bimeze nk'uko. None tubonye undi uri kuvuga ko agiye kuyashyira hanze tukamwamagana tugatabaza, aranyita inyangarwanda mugafata umwanya. None se ari ukunyita inyangarwanda n'uriya waje akavuga ko ndi umwicanyi, nishe abantu mu Rwanda, nishe abantu Uganda, nishe abantu muri Kenya, ntimwari muri aha? Ribu ntiyabyumvishe? Ndi kubabaza, ntibabyumvishe? Ibyo ngibyo ngende nabyo bindaza inshinga. None se ari ukunyita inyangarwanda no kugenda umuntu agakreya state akavuga ko mama ari interamwe yishe abantu afungiwe amageragaro mu jenoside, ntibabivuze muri hano? Ibi ngibi ndabyumva nkumva ni ibintu biri gutambuka bijya mu mutwe bitambuka, my friend, I don't have time for that. Ntabwo ibyo byamvana kuri cause yo kuvuga ngo iki ni kibi tukireke. Urumva? So the thing is, ntabwo njyewe ndibuze gutaginga ribu, ahubwo reka dusabe minister utaginze ribu agaragaza ibintu by'ivangura turere n'ibyo kwita abantu inyangarwanda,
niba abona byarengereye nanagaruke bafate kuri ibi bintu byakoreye uyu mwana w'umukobwa nabyo babaze ribu se ribu ko mwakeye kino kirego bimeze bite. Ah, so ntabwo ngenda bivuye kuri koze rero. Hanyuma ibi bindi nzasubira inyuma, uyu mukobwa naramaze kumenya ko nta butabera abonye, cyangwa tumenye niba n'uyu mukobwa yarabeshyeye Yago, niba yarabeshyeye Yago nawe uyu mukobwa ribu nikora niba yarakoze nzi ko yakoze iperereza kuva tariki 3 babikozeho, nibagira ikintu batubwira tumenye ko uyu mukobwa yaje guhindanya uyu musore cyangwa se uyu musore arimo guhindanya uriya mukobwa. Nahagurutse kubera uyu nguyu nose niki napfaga na Yago. Ejo bundi ntari muri space tukamukora fundraising, si wari kubivuga mu biganiro byawe Faxman. So naba mfiki nawe ibyo bintu bipfa n'abo bantu birirwana bakorana, I don't have mvugana na bari muri abo, ariko niba uzi ko ushobora ndetse ku izina ryawe nari narivuga se uyu mukobwa tutaramenya feedback y'ibyo wamukoreye ntabwo reka nkubwire na bado aujaona. So Faxman ngo fata ijambo ariko ntongere gukora kuri ibingibi biri kuvuga uyu munsi, ubirekere ababishinzwe bazabikora, tugaruke kuri focus to focus nge kugenda ndi kuvugaho by'uyu mukobwa Bishu. Turi kumwe naho igihe nikigera nkumva uyu nguyu ibingibi nshaka kumushumika nanjye nkabigara, nzagushyira ku gatebe fata inkoni ngukubite nk'umwana waneye mu rugo nguhane kandi uzabireba. Naho ibingibi byo kuvuga ngo mfate ahangaha ngo yatatse ngo none se uravuga ngo ndi Inyangarwanda ndeke kuzamura shantiye yanjye Nyamata sha niko ndareka kubaka ngo kubera wagise Inyangarwanda ndareka gushyira ibikorwa remezo mu gihugu kubera wagise Inyangarwanda. Ibi ngibi byo ntabwo bifitiyeho umwanya, ntabwo mfite umwanya w'ibyo. Hano nashumitse umuntu wari wakoze ibyo bintu nk'ibyo ngibyo, yafashe amashusho y'umwana w'umukobwa ari mu modoka amwohereza amadolari 100 amufata amashusho, araza asakaza igihuha ngo numviza ngo telefone zo muri ambasade. Come on, ntimwaraha ntimwabibonye my friend, nambaye ubusebe. Ibyo ngibyo byo gukora audition ntibirya ntibikora. Niyo wagenda ukazana umurizo wanjye ukagenda ukazana wanyambitse ubusa, ntabwo ibyo byankoraho. Isoni narazine, ntabwo ibyo byamfataho. Nzasubira inyuma ubuvugizi natangiye nibirangira, nibwo nzasubira inyuma ngende rebe mvuge ese harimo mu byo yamvuzeho hari ikintu cyambabaza. Ninshaka uburakari nkabwibonamo, nzaza nguhane kandi nzaguhondesha kinubi. Ntabwo nzakoresha utu dushinge twakiri turi gukoresha nona yambura abantu amafaranga. So the thing is, abantu muri gutaginga nicyo gitumye ngaruka, nari maze kubona message zimaze kuntera iseseme. Abantu tubana muri groupe irimo abantu barenga 600 yakasamutwe, ndibasubiremo nko nababwiye muri groupe, reka nongere mbasubiremo hano. Umuntu ndi bubone akora retweet kuri ibi bintu cyangwa ashaka kwataka muri izi nonsense, ndakuri movinga muri groupe, ntabwo uraba ukiri umwe muri timu yakasamutwe. Tubyumvikane, sinkeneye umuntu uza kwivanga muri ibi, no, kuko mugiye kubyivangamo mwaba mugiye kujya mu byo mutazigera mubasha. Ntabwo cyaduhuje muri groupe ibi ngibi birimo, ntabwo nashaka mechanisme defense nakoze groupe kugira ngo tujye duhuriramo tuganire dutangiremo amakuru. Ntabwo nayikoze ngo fuck iki, ntabwo nakoze groupe kugira ngo nihaba ikibazo sabwa nkizi ngizi ngo muze muvuge. No, ndishoboye mfite energy ihagije uko nakeneye indi support yose. Niba nabagiye ngo sinkeneye umuntu numwe cyese nimukoresha catfish, umuntu ndi bubone kandi konti zanyu ndazizi, umuntu ndi bubone usharinga. Murabizi ko nababujije, narabwiye sinkeneye umuntu usharinga bino bintu muri groupe. Energy igomba kuba ari ya yindi, sinkeneye ko muvangamo ibindi bintu by'ibintu biri kuri Twitter.
mwarabinyubahirije ntawongeye kuzanamo biriya bintu, ababizanye muzi ko n'abari muvinze nkabavanamo. So ntabwo nshaka ibi bintu bashatse kuyobya, no, ndakubwiza ukuri, keretse ndamutse nyuma ibingibi bye bimwana byararangiye nkishakamo nkabona hari icyo wakoze cyambabaje, nkaza nkagukubita nkagwana nk'umwana muto, nkagwana nk'umwana muto, ibyo ngibyo nabikora, ariko anatanda ngenda cyafokasinga, ahubwo reka nisabire abantu bari aha ngaha, mufate iki kibazo cy'uyu mwana w'umukobwa n'aya majwi mumaze kumva harimo ibikangisho, noneho mutaginge ribu irenganura uyu mukobwa, nicyo mwakabaye mukora, naho ibi ngibi ngiye muri gukora byo kujya gutaginga ngo yanyise inyangarwanda. None se mwe namwe murabyemera ndi inyangarwanda? Nibyo ndi ariko naba ndi inyangarwanda zaba zikaze sinzi, nta nubwo ngiye zina definition y'inyangarwanda by the way, nzi ko ibyo bintu byakoreshwaga na leta ya kera baba bafata abantu bakabita inyangarwanda, sinzi uyu nguyu ko mbona ari umwana ibyo bintu abikuyeho ubundi, ibintu by'inyangarwanda ko mperuka ari ibya kera bikuye iso kwanga kuraga nabi. Ubu ngubu ibi bintu simeruka ari ibya kera kuri leta zabanje, aho bafataga abantu bakabatoteza bakabita inyangarwanda, bigarutse ubu gute? Ariko ntabwo ibyo ngibyo rero kubona umuntu aza kuvuga ibyo ngibyo ngo bimvane ku murongo ndiho, ntabwo bikunda. Manze nk'akantu urumva banyise kigaragara ibyo biratambutse, urukumva ushaka kuza ariko ngo mfite ururimi rubyimbye, rwari rwakubyimba na se ruzakubyimbana kugeza igihe uzajya ubona igitsina gore ukavuga ati no, I'm not gonna go there. Nuje ubona umwana w'umukobwa uje ubona nka mushiki wawe ntabwo ari kumwohereza amashusho y'ubwambure, nuje ubona nka nyoko ntabwo ari kumwohereza ubwambure, kumutera intuza. Umuntu yakuranye nawe imyaka hafi imyaka 2, amafaranga ye yose arayafata arayakoresha, just miliyoni 3 umwana yamwishyuzaga zitume amufata amashusho y'urukozasoni ayamukangishe. Ibyo ngibyo mwarabyirengagije, namwe ntimushobotse, ibyo mwarabyirengagije byose ntawe ushaka kubireba, muhagurutse ngo yanyise inyangarwanda. Biju ni umuntu uzwi ugaragara, mwaretse kungirira impuhwe mukajya kuzigirira Biju. Ndabaza mwafashe niba mufite ibyo mvuga muri mininga, mwababajwe nuko batwijyanyise inyangarwanda, ko nabonye cyo yatumye mutwitinga cyane, ni munamfashe kuko ndabona mwangi kibi, ni mumfashe mufate iki kirego cy'uyu mwana w'umukobwa mutaginge ribu, tumenye ni kuko iyi niyo ntandaro ya byose kuri nge. Noneho ahanga nibwo muramunkoreye, ariko abantu muri kujya gutaginga muri kumwamagana ngo ari kunyita nyanga, ibyo ngibyo ndikura muri gutubusa kuko biriya ntabwo biri kumfataho. Mukore igifite akamaro, igifite akamaro nuko uyu mukobwa tumenye ko yaba ubutabera, tumenye icyo ribya bikozeho ku kirego cyatanzwe tariki 3. Mugende mutaginge kuri iyi tweet ya minister yakoze, muvuga ati minister turasaba intandaro y'ibi bintu ni iyi ngiyi, watubarije na ribu niba iki kirego cy'uyu mukobwa uko cyarangiye, kuko niyo ntandaro, kuko buri munsi turasaba ko uyu mukobwa niba amajwi twumvishe bishobora kuba atari n'iby'ukuri bitagize n'ibyaha, ariko tubibwirwe tubimenye aha ngaha, kuko nibitagira amajwi yamaze kujya ku karubanda ari kusikira muri social media, aya majwi niba byaragaragaye bikavuga ko ikirego cyatanzwe muri ribu ntibikurikira ngo tumenye feedback, n'abandi bazayakoresha. How many people biyahura kubera ibintu nk'ibi ngibi bya sexual harassment? Ari ugushyira ubwambure, ari aya majwi mumaze kumva, ari no kunyita inyangarwanda nicyo kiremereye. Come on man, namwe mujye kureba na muri bitangaza, namwe mureke ibi bintu kabisa, urumva. Ariko nyir'ubwite yaritabye muri ribu, avayo avuga ko avuye kubonana n'inzego, azashumika abantu, urumva. So none zuko ngubwo ibyo ngibyo babikoraho iki? Nose ribu urambwira ko byakora atabibona, murambwira ko ibi ngibi ribu itabibona. Ribu hano akantu gatoya uzandike akantu gatoya, how many people twandika ibintu hano
mugakora amatwiti ribi igahita igusanga muri DM ikakubaza ngo tubwire aho ibintu byabereye, turaza kubireba tubikurikirane. How many times? Ah, ribu hano niyo waba utayitaginze ushyiraho ikintu immediately binjiramo bagahita bakubaza ngo ibi bintu byabereye utabataginze, wakoze inkuru gusa bakavuga ati ibi bintu tubwire, duha amakuru, ibi bintu byabereye ngo tubikurikirane. Polisi irabikora. Mwe mubaza ko mukoresha social media kurusha inzego z'umutekano? Turi kujyana nuko bimeze. Naho rero abatarataginze kuri iki kibazo cy'uyu mukobwa, sinshaka kubona muri gutaginga ngo bangise inyangarwanda muri Kembe. Leta mpinduka inyangarwanda yewe se. Ndabaza. Ndabinyangarwanda. Aranyita inyangarwanda mbeyo. Ya, so ngayo nguko. Ndatekereza abantu banje mbashubije, especially abantu muri groupe, tubana muri groupe nabashubije. Gahunda ni ya yindi muceceke. 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 Ibyo mugomba gukora murabizi. Muceceke muryumeho mubindekere. Mubireke. Ntabwo ngiye njya nterwa, ntabwo nterwa ngo ndwane. Subira inyuma nkazitegurira igitero cyanjye. Ntabwo namusubiza kuri ibi ngibi. Mu mwanya wanjye wa nyawo. Nimbona bikwiye. Ariko aya masandajwe inshinga niki kibazo cy'uyu mukobwa watanze ikirego tariki 3 n'uyu munsi kitaraboneka, tutaramenya feedback yabyo. Ntitugire tumenye ko twaje kubona undi YouTube channel yahawe priority kurusha umukobwa wohereje amashusho y'urukozasoni. Niko bimeze. Ntabwo ndi kwataka inzego. Ribu turayibaha, turayikunda, ni urwego rukora neza, ariko ntabwo tuzi impamvu uyu mwana atanze ikirego tariki 3 aya masaha tukaba tutazi. Ntabwo tuvuze, ntabwo batanga raporo kuri social media. Urimo kumva? Ariko Ribu nk'ababyeyi ko muzi ko ibintu byagiye ku karubanda by'uyu mukobwa, amajwi agasakara hose, ikirego ko ari ngiki yarakimanitse, mwaduhumurije mukatubwira ko nta kibazo gihari n'uwo mukobwa, maybe nawe niba yaraciye ibikuba ibyo yakoze arimo kufabrika bitagize ibyaha tubimenye. Abantu babimenye bareke gukomeza bavuga ngo turi gusaba, tubimenye. Cyangwa na mutarakiye kino kirego nabwo tubimenye mu cyakire, kuko aya majwi ari hanze ateye inkeke. Turi kujyana rero. Abantu banjye ndabasaba ntihagire umuntu uvuga kuri ibi bintu, nanabasaba ibi ngibi by'inyangarwanda ngo sinzi na buriya busazi bundi biramubireke. Ntabwo ntawe kintu mu byihorere. Ribu irabizi, yarabibonye, tubanye nayo igihe kirekire hano. Urumva? Ribu yarabibonye, muyireke. Niba ifite cyo kubikora izabikoraho. Ribu ntabwo bisaba kugira ngo manze kuyitaginga ibiri hano 24/7. Ibikorwa kuri social media baba hafite abantu. Mwikwirirwa mutu mwanya wanyu rero. Nibabona bikwiye bazabikurikirana. Nibabona bidakwiye nta byaha birimo bazaceceka. Urimo kumva? Ntabwo none se mwibaza ko ntabitaginze ibintu mwabonye nigira mbitaginga. Ntabwo nabitaginze. Kuko none se kambabazi. Ibyo ngibyo nanasoza. Do you think ko bifite biri heavy? It's my question. Do you think ko bintu biri heavy kurusha aya magambo? Ndashaka kubabaza mumbwire. Ari amagambo yo kwita inyangarwanda naya ngaya ko mutataginze. Stand up. Stand up. Muhaguruke natwe twirwaneho. Ntabwo mubizi ko muri jenoside yakorewe abatutsi hari abatutsi birwanyeho, barahangana ku musozi barakira, abandi nyine barishwe. Urumva? Ariko bahagaze ku musozi baravuga bati no, birwanaho. Abo ngabo bamwe muri bo baracyariho. Rero niba movement bafite ari yo gushinga amatimu yo kudusebya kuri social media, kujya kuri YouTube ngo kuvuga ngo ntitukigira n'amatimu barabishyura, n'abana babishyurwa, bakaza muri Instagram kwirirwa bakupeneraliza, bakwica, bavuga ngo ibiki ngo warapfuye. Namwe muze mubananize muri comment. Big Energy ndashaka kubona imiriro n'imitima hano. Niba uri Big Energy kubana 1240. Ndabaza ubwo uyu muntu uzi ibingibi yanyita inyangarwanda Godfather nkananirwa gusura. Reka
reka ibi ngibi nta na gato. Ikintu kimwe kiriho, umuco wo kudahana ugomba gucika. Hari umuntu ugenda agafata ikintu kiri sensitive nk'iki ngiki akagihuza ngo na big, uyu nguyu ugenda ngiye kumutaho umwanya ngo yanyise Inyarwanda. So ibi ngibi rero ntabwo ngiye mfite umwanya n'aka na gato, n'aka na gato. Keretse nimbyuka umunsi umwe ngiye nkaza igihe cyageze, ariko nonaha ntabwo ndi buve kuri objectif y'ibi ngibi biri aha ngaha n'uyu mukobwa. Tuzakomeza kubivuga amaspace yose, tuzabivuga mpaka none se ni igiki kidakorwaho. Hari amazina y'abakobwa dusubire inyuma tubizane. Uyu nguyu ni igiki ku buryo we adashobora guhamagazwa. Hamaze gukorwa ibi, ni igiki ariko twumvise yarabyivugiye. Anyway, reka dukugire ntambara ngaho ugira icyo uvuga mite ngenda. Njyewe rero ibi bintu nakomeje kubikurikirana kuri social media. Ikintu cya mbere buriya njyewe nsigaye mbona kuri social media, aba muri entertainment ndetse na muri showbiz, nk'uko nyine abantu uko natajya nkunda kujya mu ma interview kuri YouTube cyane, nsigaye mbyirinda cyane. Harimo ibintu buriya bano bajama babayago n'abari abandi bafite udukundi, bafite amagroupe arimo amatimu A na za timu B. Rero kuba uriya Yago yaratatse izina ryawe, urumva hari ikibazo gikomeye cyane. Afite ntabwo abantu benshi bamenya ibintu byinshi nyuma y'ibi ngibi. Gusa ikintu nabonye gikomeye nicyo kintu cyonyine cyo kuvangura abantu bagendeye ku turere, cyangwa se aho abantu bakomoka n'ibiki, nk'uko yagiye abivuga. Ibyo ntabwo ari sawa, ariko numva n'ikibazo ntabwo buriya abantu benshi basigaye bihutira ngo ribu, ntabwo ari sawa vraiment. Umuntu ashobora no guhanwa. Gusa ko nabonye indi interview yavuze, ariko uko ari indi interview yakoze, ariko kuvuga ati ngo abagogwe bose abasabye imbabazi. Ntabwo nshaka kujyayo, sinkeneye ko ujyayo, urumva. Aho ngaho ntabwo nshaka kujyayo, kandi ariho ruzingiye nyine. Ntabwo aribyo turimo aho ngaho, sinshaka kujyayo. Aho ngo mwana ntabwo muri yo nge. Okay, reka nubwo narinje, reka nkomeze numve nyine nta kibazo. Sawa, wari ukoze cyane, abantu bagufollowing. Thank you. Murakoze cyane. So ngayo nguko rero abantu ndatekereza mbashubije kuri ibi ngibi. Abantu tubana muri groupe yakasa mutwe, ndabasaba kutagira ikintu na kimwe uvuga kuri ibi bintu, hanyuma ariko nsaba kuyinjira muri muretse, ntabwo ari ngombwa nonaha. So the thing is, ndacyari kuri bya bindi bya mbere, nuko tumenye uyu mwana w'umukobwa. Twakomeje gukora ubwisaferonta, nibyo tugihagazeho, nibyo ngihagazeho. Ibyo bindi biza kugita Inyarwanda, ushake n'ikintu kitari cyo.